noneho ukemera kuryamana nawe ukamukora ibyo byose ari kugira ngo utamubabaza. Ariko umuhungu we nabyishimo ntago aba ashaka kugira ngo utababara, ahubwo abagira ngo we bwe yishime. My people, this is Kimbi TV again. Uyu munsi twaba dufite umutumirwa akabagiye gutangira atwibwira. Yes sister, tugwaye ikaze kuri mikoro ndetse na kamera za Kimbi TV. Murakoze cyane. Amazina yawe witwa? Muhawenimana Rosine. Rosine imeze bitese? Ni sawa tu. Rosine ni muntu ki mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Rosine ni umuntu usanzwe uraho nyine usabana n'abantu bose tu. Gute ivuze usabana n'abantu bose ubushatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga yuko nta muntu ujya ufite ikibazo akaza ngana ngo ne cyane ufite ubwo bushobozi. Ngo uri umugira neza muri make. Cyane. Rosine ubu tuvugana turi i Kigali, ese ubuzima bwa buri munsi i Kigali bumeze gute? Shaba ari danje tu, ariko nyine nanone bugoye kuko turi mu isi nta namwe wapfa kubonera ubuzima bworoshye cyangwa se toroshye. None se kuvuga witonze cyane nuko koko ari kuri umuntu mwiza cyangwa no kwiyorobeka? Niko wihorera. None se Rosine, uyu munsi rero twagutumiye kuri Kimbi TV kugira ngo tuganire. Ariko impamvu nyamukuru twagutumiye turagira ngo tubaze, hari ikibazo abafana bacu bakomeje kugenda bibaza cyangwa se abantu badukurikira umunsi ku munsi bajya bibaza. Ubundi mubona biterwa n'iki kuba abasore n'inkumi z'iki gihe zitinda gushaka, ukabona agije imyaka 30, akije imyaka 25 atarashaka? Ubona biterwa n'iki ku ruhande rw'abakobwa ndetse no ku ruhande rw'abahungu? Okay, ndahera ku ruhande rw'abatipe. Umutipe hari igihe impamvu batinda gushaka. Asaba umukobwa urukundo. Yego. Tageti ari ukugira ngo abone ibyo atabonaga. Urugero ngo ni nk'ibiki ibyo bintu? Cyambere. Asaba umukobwa urukundo ari kugira ngo yenjoyinge ibyishimo bye. Ubwo uvuze ko enjoyinga ibyishimo bye n'abantu bashobora kutabisobanukirwa. Abagamije kuryamana nawe. Gukorana imibonano mpuzabitsina batari abana. Nicyo abatipe basabira abakobwa urukundo. Akavuga ati nituryamana n'ubudi no wa mugore araza turyamane kandi amwonsome mu rugo. Ibyo bigatuma umusore adindira mu gushaka uwo mugore. None se umuhungu we iyo agiye kuryamana n'uwo mukobwa bakundana naga mukonsoma? Oya, hari igihe umubebe bakunda umutipe atazi icyo umuhungu agamije, gusa nyine umutipe tu agamije kuba yaryamana n'uwo mukobwa, nyine yamara kumuhaga akamujugunya tu kamutiza ibisheke. Ubu izibisheke izibisheke ubwo no kuvuga iki? Nyine ubwo urumva bayamuhaze agiye gushaka ubundi mu baby mushyashya. No gusimburanya barasimburanya n'inkweto nabiyemeje. None se ku bakobwa se ubona biterwa n'iki? Abakobwa dufite urukundo. Gusa umuntu yabyemezwa n'iki? Nawe ejo tuzanye n'umuhungu nawe yanamwe yabanenga yavuga ibyanyu bitari byiza. Uzi ikintu bingenane nk'abakobwa. Abakobwa ntago tuzi twebwe twizera byako kanya, turizera bihagije. Ni iyo umujama nyine ajya ashaka nko gukora akaboro ukavuga ati kabisa uyu mujama arankunda. No ukemera kuryamana nawe ukamukora ibyo byose ari kugira ngo utamubabaza. Ariko umuhungu we nabyishimo ntago aba ashaka kugira ngo utababara, ahubwo abagira ngo we bwe yishime. We are getting fun, we abona ibyishimo bye. Ibyo bintu se uri sure koko ariko none se abahungu bose se cyangwa? Nje mbona ari abahungu bose. Hari umuhungu waba warabigukoze? Na mungu waba warabigukoze kuko na mungu ndaryamana nawe, ariko abo twagiye duhura. Na mungu uraryamana nawe, waryamanye n'abagabo gusa? Oya, na gitsina gabo ntigeze nkunda. Ndyamana nacyo. Ubu uri isugi? Nese naraguhaye. Oya ntago wamaye, nise nje se ndi umugabo, nje ntago ndi umugabo. Nuri umugabo ariko igitsina gabo. Nje ntago ndi igitsina gabo, subibwe n'iki? Nje nta gitsina gabo, ntago ndi igitsina gabo. Oya none se nyine mbwira neza bisobanuye kuri isugi nyine ubwo utarabikora. Birumvikana wumva ko namuhaye yandike muri comment. Yandike muri comment se ko oya wenda naga ari buze kubasha kureba iyi video cyangwa uri gutinya kubivuga wenda wasanga ufite umutipe mukundana. Nge ndi isugi. Wanyu se baba baroga. Ku myaka yawe ingahe? Myaka yanjye myinshi.
myinshi ubwishatse kuvuga iki? Bivuze ngo ni umuba w'imyaka ariko ku myaka yanjye mu gihe nta mugabo nge umuntu tuzaryamana nuko azaba ari umugabo wanjye. Uri sure ko uzaryamana n'umuntu uzaguta amago cyane? Numubura se burundu we nyine ubusogi bwanjye nzabupfa hakaje kandi wazaba hahise bakumva bakabona kugushaka ngahore mbahe bumve. Nese umuntu yagushaka tumvisha uko bimeze? Ndivoka se? Oya ntabwo urivoka. Uziko navoka batakizumva. None se ubwo amaherezo azabaye ko numva abatipe bikige nabo bakanye. Amaherezo nyine no gutegereza iki Imana izangenera. Ubwo uri shoka Imana izakugenera umuntu uzaza akagutwara uri isugi ku myaka 20 yawe cyangwa 25? Cyane. Nta kintu mwijeje kabisa. Kubera. Ubwo tuvuge ko uyu munsi uri singo? Uyu munsi se? Ndi singo mo gake. Singo mo gake zo nge namenya ari ibiki noneho mana yanjye. Nyine urumva kako nta meta nambaye bivuze ngo ndi singo. Umuntu wari we wese yaza kansaba urukundo nkarumo. Ubu nanjye ndugusabye twahita tugenda. Nimba uri tayari. Ndabitekerezaho nanjye. Ariko umuntu se wumva utashaka kuryamana ngiye na twakundana ubwo bikagenda ute? Ubwo nyine nawe ubwo ndagushyira muri babandi mu gatebo kamwe n'ababahungu. Ndagushyira mu kapuberi. Oya ngiye ntago ndi muri ibi. Wese ushaka kuryamana nanjye atagamije ko nge nawe twakundana. Mushyira muri puberi. None se mubaye se mukundana afite urukundo rwa nyarwo ariko bina ngombwa ko muryamana? Afite idiyorari. Ariko anagukunda tu? Anankunda. Mu byukuri hari abana benshi bagiye babibabariramo. Ngere ntago nshaka kubabazwa nuko nagutayeho umwanya wanjye natumye ndyamana nawe unangiza n'iturangiza tunashwana. Oya niba unkunda ndindira ngase twihutisha igikwe nari bitu. Ni iyihe nama wagira ababebi rero abakobwa bagenzi bawe? Inama nagira abakobwa bagenzi banjye nuko mbere urukundo ntago ari ukuvuga ngo aryamane n'uwo muhungu. Ariko nyine arigiye bari ngombwa turije umutipa bagukunda aguha izo gift aguha ibyo bintu byose kandi nawe akaba akeneye kuryamana kuko ibyo ni ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Izo gift sibyo ni inshingano z'umuntu ugukunda. Nawe rero ukumuha sexy aba ari inshingano? Ntago ari inshingano kuko nagutatura abagore n'abagabo. None se kuki wumva akagomba kukwitaho kandi nawe utari umwana utari n'umugore we? Ariko mba ndi umugore w'ejo hazaza. Nawe rero ugomba kumuha ko ibyo byiwe by'ejo hazaza. Oya twese tugomba kurindira nimba biba yumva nyine ko biri ngombwa. Ubu se urugero ureka naguciye mu ijambo ukundanye n'umutipe naje ngira ikintu akumenyera naguha ikintu kimwe nyine nakwiteho wakumva ari byiza? Nakumva ari byiza kugira ngo nje nawe dukorane izo segisi. Komeza wigira inama abo bakobwa. Abakobwa bagenzi banjye rero ndabashishikariza yuko gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye ntago ari icyo kintu cyubaka urukundo. Kuko iyo mumaze kubikora akenshi na kenshi nibwo uhita ubona umuntu mwari muri kumwe uwo ari we, kandi iyo mutandukanye mwararyamanye nibwo akenshi ubabara. Si byiza yuko rero umuntu aza akagenda akagusiga uko atagusanze ahubwo ajya aza gusiga uko yagusanze, cyangwa se mukomezanye urugendo rw'ejo hazaza, ndetse waramupfunikira ako gaseke agakomeza akakagirira amatsiko. Ubwo nusenye abandi bana b'abahungu nibihangane nanjye sinjye. Ni iki wanenga abo bahungu rero bakunda abakobwa bagamije ibyo bintu? Abahungu nanenga abo bahungu rero bakora ibyo ngibyo cyane bake kubabaza imitima y'abana b'abakobwa. Ariko n'abakobwa babaza abahungu barababaza yego, kuko nago navuga ngo abakobwa nabo nago bababaza abahungu. Ariko kenshi na kenshi usanga umuhungu ari ubabaza umukobwa cyane. Bibaho ko umukobwa umwe ashobora kuba afite nk'abahungu 5 bamutereta, ungira ngo urabizi. Bibaho kubera iki se abakobwa nabo bababaza abahungu? Rimwe na rimwe n'igihe ibyo bintu binaba umuhungu avuga ati nubwo mukunda afite abandi anci nyuma aranendeka akabikora agira ngo yihimure. Hari igihe nibwe abahungu batekereza ko umukobwa bafite abahungu bagira muri 5 bakundana nabo, ariko icyo ni cya cyizere gike umuhungu aba afitiye umukobwa. Yego, umukobwa yagukunda yemera kugukunda urumwe. Mwese rero iyo mwizeranye
bisaba ngo we kwirirwa umukekera ibyo bintu byose ngo aguce inyuma, bigatuma nyine nawe rero ikuntu hanze bimeze, usanga iyo ugeze ku bahungu ukababaza nyine ukababaza impamvu badashaka, bakubwira ko abakobwa badashobotse. wajya ku bakobwa nabo bakubwira ko nabo abahungu badashobotse. Ubwo se amaherezo azaba yahe? Impande zombi zose usanga ngo bavuga ngo ntago urumva nyine iyo ugiye ugeze ku bahungu barakubwira ngo abakobwa nibo badashobotse, wagera ku bakobwa nabo bakubwira ngo abahungu nibo badashobotse. Ese amaherezo ubona ari ayahe? Ni nk'iki cyakorwa nyine kugira ngo abantu bose bumvikane cyangwa se ibintu bijye ku murongo? Ikintu mbona cyakorwa ni icyizere kiri kubura hagati y'abakobwa n'abahungu. Buri muntu wese yige yizera uwo bari kumwe, ndahamya neza yuko ibintu byajya mu buryo. Ubwo muri make igikenewe ni icyizere. Aho abantu ujya kumva wa type impamvu badashaka ngo amafaranga yarabuze, ngo babuze amafaranga, kumva umukobwa nawe ngo ntiyakundana n'umuhungu nyine udafite amafaranga. Ibyo byo bivugaho iki? Ibyo byo ntabwo ariko mbihamya, ariko nabyo birahari. Ariko ikintu mbona cyo gituma abahungu badashishikarira gushaka abo bagore, nuko nyine ibyo baba bakeneye mu ngo zabo n'undi baba basanzwe babibona. Ubwo ugatunga agatoki abahungu ko n'ubundi none se baba babona abana. None se umugore ni ukuryamana gusa, nta zindi care atanga cyangwa nta zindi service atanga mu rugo zitari ukuryamana? Njye mba mbona tageti ituma umutipe arongora ari uko aba yafashe umwanzuro ukomeye, aba yirengagije ibishuko biri hanze n'ibyo byose. Ni ijambo rimwe wabwira abantu badukurikiye nyine, baba urwo rubyiruko rw'abakobwa cyangwa se urwo rubyiruko rw'abahungu, ni irihe? Nkawe Rosine, nkawe umwarikazi w'u Rwanda. Inama nabagira ni uko twese hamwe tugomba guhagarara ku ijambo rimwe ryo guhakana. Niba aje gusaba akagusaba urukundo ekwera umuhe, sibyo? Ariko nimba agusabye kuryamana nawe, muhe igihe, sibyo? Akihangane. Nimba atakihanganiye agende. Icyo gihe mvuze ntabwo ari kumubwira ngo genda ejo uzagaruke nzaguha. Oya, mubwire ati okay turi gukundana, ariko nyuma y'igihe runaka njye nawe tuzaturi umugore n'umugabo. Ihangane icyo gihe kigere. Niba mva ibyo bintu bitari kuvamo, gendera. Kuko ndakeka nta mukobwa urasaba umuhungu ngo baryamane. Babaho. Babone se ko nzi hari abakobwa bajye batandukana n'abahungu kubera ko abatipe banze ko baryamana. Hari wabigusabye? Ntaho binsabye, ariko mfite abashuti banjye bajya bamubuhamya. Ubwo ubuhamya bakambwira ko umuntu yamwanze kubera ko umukobwa yaje kumusura agasubira yaho batabikoze. Numwe kwijana, ariko abo ni babandi nyine batuma ibyo byose bitari kuba. Ni babandi bari gutuma izo ngo zitari kubaka. Kanumva bitazoroha. None se uburozi wowe nk'iyo umuntu agusabye urukundo ukamwemerera, iyo haje undi muntu ntabwo umwemerera? Oya, iyo nakwemerera urukundo mba naraguhaye, nta wundi muntu ngiye kuruha. None ariko ubu ufite abandi babesto ku ruhande, abandi muvugana bisanzwe? Ababesto bo nibabura uko niwabura inshuti. Nibo njya numva abakobwa ngo uyu ukundana n'umutipe ufite n'abandi nyine kugira ngo wundi nagenda uhite ufata muri abo da. Oya. Njemba mfite shiri, mfite ababesto. None se ababesto bamaze icyo ubundi? Ni inshuti nyine zazindi zitanzuraho, zazindi ubona akantu keza ukazibwira. Ese aho kantu kabwiye shiri wawe wabiki? Cyangwa baba barashiri wawe akaba ari ukuba hafi? Irigari igihe shiri aba ari mu kazi, ariko sha izo besto zanyu rero ntizajya zibakora. Nese aba ari mu kazi ntago wamutegereza? Aba ari mu kazi yega, ariko inshuti ziba zikenewe. Nese urwo rugo nitujya kurwubaka ntago ruzasurwa. Birumvikana. Nkawe nka Rosine ni nk'izihe ngamba ufite mu mwaka mushyashya wa 2025? Umwaka mfite uyu mwaka no kwiteza imbere. Ibyo gusa. Mu bijyanye n'urukundo? Mu bijyanye n'urukundo nzababwira ubutaha. Yes, turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwa King B TV. Murakoze cyane. Guys, reka tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe kuri King B TV ahangaha ku muyoboro wa YouTube. Nje ubagiza ibiganiro bya munsi nyita Aranash Karasensoni Asha Paso Wadi Mugabo cyangwa se Godson umuhungu w'Imana. Ciao ciao, hasta la vista.